twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu ba Skejone Official aho muhereye hose twasoje nk'ibisanzwe mu cya kiganiro cy'uruhererekane cyo mu karere ubwo no kuvuga ko ari muri Congo mu burasirazuba bwo hagati mu burasirazuba bwa Congo hakaza mu Rwanda ni Burundi niho duherereye cyane tuganira ku bibazo biri mu karere k'ibiyaga bigari tuganira twigira hamwe tureba ikibazo kiri muri aka karere tureba nuko cyakemuka tubiganira. Ni ikiganiro dutumiramo abatumirwa benshi batandukanye bari ku isi ahantu hatandukanye, ntabwo tuganiriza abanyarwanda cyangwa tuganiriza abandi gusa, tuganiriza abanyarwanda, abarundi, abakongomane, abagande n'abandi bari ahantu henshi hatandukanye ariko babasha kuba bavuga nibura ikinyarwanda kugira ngo twigire hamwe ikibazo kiri mu karere burasirazuba bwa Congo. Yego, reka dutangirane n'umutumirwa wacu Kananura, reka dutangire tumuha ijambo hanyuma n'abandi bagenda bakurikiraho gake gake kuko dufite abatumirwa benshi na Godfather turamufite, nyuma ye niwe uri bukurikireho n'abandi bagenda bakurikiraho gake gake kugira ngo ikiganiro kize kuryoha gisangiwe. Abadukurikira nabo turaza gusaba ko mwaza kwibuka commentaire mukazongeramo uko mwumva ibintu kugira ngo twumve ko natwe turi kumwe, na like mukazongera, abatakora subscribe nabo mukongera subscribe kugira ngo ikiganiro tubane tunaziranye. Turabashimira. Reka dutangire duhakananura ijambo hanyuma abandi bagenda bakurikiraho gake gake. Kananura ushaka kuzamuka? Nazamutse. Mwakoze cyane host na co-host n'abandi bavandimwe bose bateraniye hano, ndabashimiye cyane. Hari igihe ibintu bigorana, sinari nzi ko space izamera gutya, ikaba nko mu rukiko ariko kandi nta choice dufite ibihugu tuvukamo, imiryango tuvukamo, dufite cause twemera tugomba kudefanda. Icyo nasaba abantu bakunda gukora space mbashimira cyane ni ukutareka iyo power babonye, iyo audience babonye iba driving crazy, bagatuma bumva basumba community yabo, bakibagirwa ko iyo space bayifungwe ntagire uyizamo, babayemo bonyine yagiye no kujya avuga za nyiramubande zikamusubiza. Cyo nabonye rero rimwe na rimwe abantu barayabyuzinga bamaze kubona ko babonye audience, bakigira ibitangaza, bakigira ibintu bikomeye cyane, bakaduca amazi, bakatuhindanya. Icyo reka nkibagirwe. Abanza mbashimire nubwo mwayifunguye kare cyane mu gitondo kandi ntabwo ngenda umucuraguzi, nari ndyamye nasanze ikiganiro mwagitangiye kigeze kure. Nari kwifuza kuba natangiranye namwe, so ari icyo nza kuvuga yena mwavuze cyangwa se Kananura mbabara guca mu ijambo. Nagerageje kuzamura Senyamwiza byanze kubera ko yari yagerageje gusaba kare no kubera ko hari abantu benshi. Niba nyumva azamuke ndamuha mic. N'uwitwa Ray yavuze ngo n'abaredita baradukeneye hano. Thank you. Oya, sumuredita barawe. I don't give a fuck. Yitwa Hamo. Sawa. All right. Icyo nshaka kubabwira ni kimwe. Uyu mugabo turaje tuvuga, numvise Nyamwiza avuga ngo ninde wabahaye uburenganzira bwo kuvuga umuntu ko ari igipinga cyangwa ko ari umwanzi w'u Rwanda. My brother, we arabyivugira. Ubise audio ya Damiara arabyivugira. We n'umwanzi w'u Rwanda. Kandi ibyo ngibyo nkuko nawe hari abo wita abanzi bawe kandi wita abanzi b'u Burundi, natwe dufite ubwo burenganzira ufite natwe turabufite hano. Ibyo akora tumaze imyaka myinshi, twabimenye, bamwe twabimenye nyuma ariko dusanga ari ibintu yatangiye kera cyane. Uyu muntu wita umwami w'abatutsi niwe muntu wa mbere uvugana n'abahutu bahoze ari interahamwe barwanya leta y'u Rwanda. Niwe muntu wa mbere uvugana nabo, amaudio arahari, ibiganiro bikorana birahari. Uwo mwami w'abatutsi right now arimo arasingiza Tshisekedi
at the same time akanavuga ko ndayishimiye waba ari Eden. Yes, I don't deny that. Nemera ko ubundi n'u Rwanda ari Eden nanjye ubwanjye, ariko arabyemera akemera ko ntuzigera wumva avuga ndayishimiye, ntuzigera wumva avuga abo bantu bandavuga abo bari muri za Bantu ideology, ntuzigera wumva bavuga. Ariko ikibazo ni Perezida Kagame. Hanyuma rero ahantu mbona ko turimo kubinjyarya cyangwa se twabaye abadiplomate abamuhostinga sasa bone bantu rero. Strategy ni imeze gutya, umwe araza ari umuhungu ubundi ko asigaye bakora ntagira ko host we ni uvuga buriye avuga hamaze abantu bamaze kuzamuka akavuga iminota 45 straight. Uwo ntabwo ari umutumirwa, ni space urajya ukavuga iminota 45 utari wo host, utari umutumirwa, akongeraho indi minota 15 isaha ikuzo imwe na rimwe akavuga isaha n'igice muri space. Nta numwe uvuga ati no ivuga sibyo, kandi byose ababaye ntanyandikira Imana yabwo icyubahiro, ariko aba biha bose muri community zacu uretse abarundi, ariko abanyarwanda barabima n'abanyamurenge bakabima, abanyamasisi bakabima, ibintu byose aba barabima bakabima. Nibyo muzera arimo twangira uyu musaza meze, uyu musaza ni muntu gena yibonye umunsi ntuzabinyoreje iwacu yanyoreje muri DM. Hari ibindi yandika akanabisiribangamo ibintu bimeze yabisiribanze ubwo nemeze nko mu mutwe we neza ukuntu ameze na Photoshop akoramo akandikamo wala urumva ibintu biteye agahinda. So kutaza ngo kumurwanya ngo umuntu yarwanya u Rwanda ko ashaka kumugira at the same time nuwakana ibyo avuga publicly ugere muri space yawe bivuje it's muri record turabifite. So rero Paul Felix yabivuze, twebwe dufite social responsibility yo kurwanya aduyi wari wese regardless nubwo yaba mu muryango dusangiye twarasangiye ibintu nambwira you go to hell. Bivuze nta mwanzi mutubaho, uko niko kuri. So ibyo singwara aba fraudeur d'identité. You must be crazy. You don't know. So mwebwe mu hosting aramwe rero take responsibility, don't play around. Hosting ni umurenganzira bwawe, ni umurundi mwene wanyu mumushyiremo, but we take you tuzabashyira muri the same basket. Kuko nta na rimwe muri amunyomoza byabaye maybe rimwe katoya kunuko nguko ukuntu mu defense tuba tubireba, ntabwo turi injangwe zira muri miruwari. We know, turabizi, tuzi imyaka tumaze muri kino kibuga turakisi. Hari igihe rero biba ngombwa ko inzira zishobora kubyara amahari. Na Kayumba Nyamwasa aragiye, na Patrick Karegeya aragiye, ariko kikwereka uburyo turi solid, turi strong society. Hano abo bose bagiye aba spy bakomeye, bamwe barabaye army commanders, n'abasirikare 500 bafite today bashobora kubona abantu ngo berekane, uretse kwerekana izo ntera hamwe bakoresha n'ibyo bi CNDD-FDD n'ibyo birere tabara byabo, ibyo turibizi. So my dear, suck it up man. You are when you zira man, you just suck it up. We face you 100%. Cyo kuva ngo abantu ngo bigize ngo kwizamura ngo kwigira gute, no. Tuzamurwa n'igihugu tugendana nacyo gishobora kudusiga cyadusize cyaba igihuru jamais. Ntabwo bidutera isoni n'uwa tubyaye twamubwira ngo go to hell, bibaye ngombwa twayimubwira. Aha rero twaje gusubiza, tuba twitabira ijambo ry'umukuru wacu dukunda twubaha cyane. Benshi muri twe tuba tusiga turimbanya kamwe yayoboye ingabo zaro ku imiryango yacu. Ikindi cyo kuvuga ngo ntago batanze impozamarira y'iki, mama wamugura iki, data na sokuruza wabagura iki. Ntabwo imibiri yacu igurishwa. Ababikoze bamwe bari ku mavi, abandi twarabahaniye. Nta mubirigi
wazana azana shinyika amenyo hara mu Rwanda. You understand? Nta mufaransa nawe ari ku mavi tupazagumaho until we die kugeza Yesu agarutse. Ibyo mvuga kuri Israel today, the former ambassador of Israel ari mu Rwanda mu bikorwa bye birebana n'inyungu z'igihugu cye, bakora business yo kubaka ibintu bikomeye hari. So ushaka kumbwira ko agasaza kamaze imyaka 65 45 hanze ari impunzi yumva ngo yaza ngo akarwana n'u Rwanda ngo bagiye kuturasa? Please come. Aho cyo mutakoze se muri January this year ni iki? Byo mwari mwakoze muri hari nari mu Rwanda. Ibyo batari byabaye ni ibikisi. Nyana zimbwa zakubiswe ni 1% gusa. There is 99% isigaye. They more than welcome. Ntago badukisha. Urumva? So twebwe politike yacu y'Abanyarwanda yubakiye kukuri. Nubwo wabura inshuti yacu twavuga tuti no ukoza amakosa hano. Ibyo twabivuze igihe Clinton aza mu Rwanda bakamubwira bakabako ngo baza kubura ngo aza muri Afrika bakabako u Rwanda rugomba kujya kumusanga nawe bagahurira nawe muri Uganda. Igihe mu Uganda ashaka kumva ko Museveni azajya adirija byose kuri mu Rwanda bamubaze ari province. Abanyarwanda baravuga ati no president wacu no, you don't wanna come here. Icyo tugushinja ari byinshi, just go to hell. Yagombye kuzaza kuri aeroport abongereza ababirigi abantu bose bati karabaye abantu mushyira ku mavi Abanyamerika mugiye gushira. Icyo gihe twari dufite bwa basirikare twifitiye twa AK47 na magazine 3 na bindi byo gufite agakompara karapigi. Right now dufite drone dufite colonel dufite masters zirenze 3. You can fight us, you more than welcome. Please, you to be vugi. Dufite aba colonel, you na President Kagame after the best commanders, the senior commanders, the best fighters in the whole Africa. Akababwira ati mujye mu kiruko bavane mwarakoze igihugu ki bakamire mwaragikamye mwaragitarane mwarakirasane. Nuko azi neza the generation yubatse. We have the colonel amajuru bafite za PhD, well paid, well disciplined, well trained soldiers. Please come. We will teach you a lesson. You Israel ifite power. Yes, ikenera abayifasha, ikeneye partners, and one of the best partners. Akagasaza kadafite icyo kamari igihugu cyako all the time no Rwanda n'Abanyarwanda umuntu wese umuvuzeho agataza mwataka amwita umuhutu amwita umututsi twaba umuhutu twaba biki byo byose ushaka kutwita wowe waburi igikisi. So my dear friends, ushaka kumufata for granted ibyo biramureba. Twebwe wari wese turabitira hamwe tukamusubiza tukamushyira mu myanya ye. Uyu mbwa yadusanga muri space dutaramye tubanye neza dufite ubumwe butatu butagatifu ngura kubyita Abanyarwanda Abakongomani n'Abarundi turi muri common, dufite common interest, common war, common vision, everything. Umugabo abishyira mu mazi igisekeje kuvuga ngo yakoze ngo ama research yanditse ibitabo nabishyira hari abikwereka research byo kujya gukopera ibyo abandi bavuze ugakuramo agafraze kamukazo kotinga nabyo ntajya nabyerekana. Urumva ngo yakoze ngo ama research ngo ntarabona ama research ngo bidiya fongo ntawe ntacyo wambwira. Akubwiye bati nawe ufite ubwenge ufite n'amaso, so sakrap ibyo wemeye ubikurikire. We are here too. Tuzagenda urugendo rwose all the way. Ntabwo naje gutera ubwoba hangaha, naje kuvugirwa umutima wanjye. Murakoze ko host ndabashimiye cyane kandi munyihanganire kabisa. Nani Imana kamira bakoze ubuvuzi ijambo uri ku mutima turaryakira. Yes, Paul Felix Kasamutse. Yes, urakoze. Kumukurikirana. Urakoze cyane. Byinshi my brother and comrade yabivuzeho ntabwo mbitindaho. Nagira ngo gusa ashimangira ibintu bibiri. Icya mbere nakivuze kare, ubumwe bwacu bwa RPF a program politique nimero ya mbere dukomeraho cyane, utandukanye nayo tumusubiza ku murongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi tubikora neza nk'uko bisaba abantu b'imfura. Ubundi iyo umuntu atandukiriye, muri abanyenka murabizi, inka itannye cyangwa
iyo igiye ahantu hashobora kuyitera akaga mu kinyarwanda urayicyamura, uyigarura mu nzira kugira ngo idahura n'akaga. Uko niko imfura zikora. Iyo umugenzi wawe nubwo yaba ukananura cyangwa nkaka cyangwa undi wese uri hano, dushobora kutabona ibintu kimwe, tukavugana, dushobora kuvugana na we together, dushobora kuvugana na minisita nkamubwira ibyo si byo ku giti cyanjye, nawe tugahanana, umwe agahana undi n'undi agahana undi. Mfite mushiki wanjye sinzi niba ari hano, ujya akunda kumbwira ibyo mu muhanda akankocinga, ndamukunda cyane. Kambwira ati imihanda twe tuyitinzemo, kambwira ati ugomba kumenya ibi n'ibi, ndabikunda, nkundi yarimo arampana, niba nyumva byumve neza ndabimushimira. Umukobwa mwiza wacu. Kandi rero ubumwe bwacu kubukomeraho tukabivuga aho tuvuga, mukumva ijwi kananura azamuye, mukumva nk'akibyo azana, yatuzaniye audio ituvuga twese, nta n'uwisobanura ngo yamuvuze uko ashaka, ntacyo bidutwaye. Nabivuze kare, ntabwo wavuga u Rwanda ukavuga His Excellency Afande ngo numvuga jewe ndakari, nonese jewe ndutadatabuja. Ntabwo bishoboka. Nta nubwo turi aha ngaha kugira ngo tuvuge za conflict, oya, turavuga politike y'igihugu cyacu, igihugu tugira mu ijambo, dufata mu ijambo. Yewe personally nta kintu na kimwe u Rwanda, nta nama y'u Rwanda nagiyemo ntafata ijambo. Igitekerezo cyanjye cyagororwa kimwe n'iby'abandi benshi, cyangwa kigagafatwaho umwanzuro bitewe n'uko kingana. Ni nayo mpamvu navuze ngo ibyanagiwe hano kuri iyi mihanda turabinagurira hano. Nta nubwo dukonsidera abarundi nk'abafite ikibazo nk'uko Damien yabisobanuye neza. Reka ntawe ubifata atyo. Abavandimwe bacu dusangiye ururimi turabakunda, barabizi, ariko abatandukiriye turabamagana. Abanyarwanda turabamagana. Reka mbese ntitwirirwa tubamagana tuvuga ko ibyo bavuga atari byo. Ntabwo tubireba minenengwe, nta mwanzi uba muto. Twabisobanuye kenshi, twabigarutseho. Now passage umuntu yaba yaranyuzemo iyo ari yo yose, nanjye uyu munsi nintandukira, uretse ko bitazaba, ko ndifuza gutaha nk'imfura, ngaherekezwa nk'uko Kabandana yaherekejwe general. Umurimo we yarawukoze, tumuherekeza mu cyubahiro, yakurikiraga n'abandi mutagaragaye, muzanye kuko yagaragaye aherekejwe, ahabwa icyubahiro na madaraka z'umugenerale watanze ubuzima bwe, watabariye igihugu, akagiha icyo yagomba kugiha cyose, azubaho. Nicyo twifuza gusoza neza ibyo twatangiye. Now mu bumwe bw'abanyarwanda dufite programme politique, twari dufite 8 intego 8 za RPF. Ntabwo nje gucengeza amatwara, ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda yarahagaritswe, ihagarikwa n'inkotanyi, ihagarikwa n'umugaba twubaha PK, nyakubahwa perezida wa Repubulika. Hashyirwaho ingingo siye n'ingingo 9 noneho za RPF zirimo kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Niyo mpamvu duhaguruka tukaba sensitive, tukavuga tuti umuntu uzanye amacakubiri ntaho atanira na Mugesera, ntaho atanira na Bagosora, ntaho atanira na Gitera. Yaba amacakubiri Hutu, yaba amacakubiri Tutsi, ayo yose ntabwo ahabwa umwanya mu nkotanyi zikiyoboye u Rwanda. Ntibishoboka. Nabisobanuye. Dufite Makoro n'umuvugizi wa guverinoma, dufite umuvugizi w'ingabo Rwivanga, dufite uwari Murangira, dufite uwa polisi Rutikanga, ariko nanjye no umuvugizi w'u Rwanda. Kasamutwe yabaye umuvugizi. Buri wese aravugira u Rwanda, kuruvuga ibyiza, kurutaka, gushima ibyiza bikorwa, nibyo bikwiye. Ibindi ntibikwiye. Dore icyo tunenga rero aba. Shimira cyane Suka, yakoze space, aravuga ati yewe nagushije ishyano, dore ibi bintu bimeze bite. Turaza tuti nibyo twari tumaze iminsi tubibona bicaho, abantu bamuganiriza mu gikari, none birarenze, tubikuraho comment. Mwigeze mubona se umuvugizi aza kutuvuguruza? Azi ko turi ku kazi, ntawe akaduhaye, ntawe ukaduhembera.
ibyo tudahemberwa rero ni byinshi, ibyo ntabwo nshaka kubitindaho. Icyanyuma rero ngira ngo mvuge nuko ubundi abantu bari kuba ba mbere batubwira bati twitandukanije nawe, ibi bintu duha mu gikari turabyanze, bakabikorera space nabo ngabo. Uzangaha rero mukaza kutwumvisha ko ari ibitekerezo bye kandi atari iby'ibyo bitekerezo, ngo ni umushakashatsi binyuranye n'amahame abantu bazima bakabaye bagenderaho. Twaza ahangaha tugapfundikira tugakora. Yewe ivanjiri nsoma ni ya Perezida Kagame, araho yavuze ati kuri ibi nta diplomasi, nta politeness dukeneye gutanga ku muntu watandukiriye ku Rwanda. Wakinisha ibindi cira birarora. Icyanyuma ngira ngo nsorezeho ni ugushimira kuyatugeza n'abandi nkamwe abari bo bose bumva ineza y'u Rwanda ibaraje ishinga, ineza y'umukuru w'igihugu wabaye igitangaza muri kariya karere. I'm so proud kubona umwana w'umurundi kazahaguruka akavuga ati nyakubahwa Perezida ndashaka kuba umunyarwanda, agateta imbere y'umukuru w'igihugu akavuga ati mukurikize iby'amategeko ndabuguhaye par principe. Abo nibo dukeneye, abo turabakunda. N'ubu ningi Rwanda nzajya kumureba muramutse mushimire. Abagiye kwitingagi mwarabibonye, abo dushima barahari, twabavuga ibigwi, ariko nawo tugaya barahari, tuzabavuga. Nimuhindukira, you are most welcome. Urakoze. Paul Felix urakoze cyane. Yabikomeye ukurikira kuvuga nyuma yawe ntibiba byoroshye. Okay, ni nakasamu twokurikira and then Kanda. Wow, thank you. Ase Felix, wajya ureka nkavuga mbere yawe ukavuga nyuma. Bonye umuntu wemera nawe kandi nawe uvuga. None se ubwo nyuma ya Felix umuntu aravuga iki? So anyway, it's okay, nta kibazo. Abantu bageze n'abanyataka muri DM Godfather, wowe uzi ibyo uvuga, reka nze nkubwire ikintu kimwe. Nta kintu nta nubwo ngiye nshaka kuyoba ngo nateshuke ngere aho mbona muzarimo kurikira amagambo yanjye, ngere aho mbona batunguze ntabwo bikunda, ntabwo bishoboka. Hari igihe kizagera mukanyiga mukamenya, ariko nyumva hari igihe muzagera mukanyiga mukamenya. Nkagaruke gato ku bintu abantu bamaze kuvuga. Ikibazo rero muravuga ntimubashe kuvuga. Buri mugabo nyawe uraza wajya kuvuga umuntu ukamuvuga mu izina, ukamufesinga, ukamubwira ati wowe runaka endetruwa. Niko bigenda. Ngiye sinjya mvuga umuntu usanga bimbere ikibazo cyane, ntabwo ngenzi kuba indyarya ngo ninjya kuvuga umuntu mvuge ese ngo urabona ngo runaka kuko ibyo ndi kuvuga nshobora kubisubiramo kuvuga mu izina. Amaze kuvuga ibintu byinshi. Damien wiriwe. Hari ikintu ntekereza ko abantu bitiranije. Mugiye gutuma subira inyuma gato kugira ngo sharinge kino kintu. Ndashaka kuvuga ku bintu bibiri gusa kuko nibyo babashe kuvugaho. Seruvumbu we yameshoninze n'izina ryanjye, biranyorera kukuvuga cyangwa kugusubiza. Reka bari wowe mperaho. Kostu namuhostinze igihe kirekire cyane. Ibyo twamushakagaho mu mpaka zabaga zihari, aya masaha ari byo bimugaruye nakongera nkamuhostinga niba ibyo batubwiye ari byo. Hostinga uyu mugabo bwa mbere bamudipresence ngo nk'umuntu waherekeje Perezida, yari umujyanama wa Perezida ngo amuherekeze ngo mu biganiro munyibutse muri Tanzania ni hengo bagiye gukora ibiganiro. Bavuga yari bagazo, Perezida bagazo. Urakoze cyane. Nibwo bwa mbere batuzaniye ngo uyu mugabo ngo n'umuhanga ngo waherekezaga ngo Perezida bagaza ngo mu biganiro. Arazi ibyo bintu abishimangira bwa mbere nabonye uyu mugabo. Tunyumvikane. Aza kutubwira amateka y'ibiganiro yuko byagenze nk'umuntu wari uhari. Nuko namenye uyu mugabo. Mwe mwamaganye nonaha. Gusa tunamwamaganye umunsi wa mbere yazanye aya macakubiri. Mubwira ngo reka gukoresha amagambo abatutsi cyangwa abahutu muri space. Niba mubigiye ku bantu twakurikiranye. Ndabyibuka iyo yabaga azanye ibyaho n'abatutsi. Kugeza n'igihe yambwiraga ngo baramubuzaga. Urakoze cyane. Nukuvuga ngo umuntu bita Kozitu, umuntu bita Maxime muzi ko naho byageze, namubwiraga ntiwibeshye ngo uvuge ijambo kite kuko kite byageze mu matwi. Ibyo bya kite byarazaga bikazana bikagarura n'ibingi bigasa nko byunganira uyu mugabo ariko mu buryo bushimishije.
Kositu buri space yazagamo namubwiraga nti tubwira amateka wibeshye ngo uzane ibintu by'amoko ntuzane ibintu by'ubututsi ku bantu babizi murabizi kuva ku munota wa mbere jusqu'au aujourd'hui ntabwo nemeraga bira by'ubututsi bwe naramurwanije kwakira umuntu muri space no kuba utemera ibyo akora cyangwa kumubuza iyo nza kumuha ijambo akavuga ibyo bintu ntabwo byari maybe mwari ko amufite ishinga ariko ntabwo byaba saluvumbu namuhostinze igihe mu gihe cyose yazaga muri space ntabwo nigeze mworohera ntabwo ntekereza ko ari space ura mugabo yajemo ngo avuge ijambo rye narangiza asezere ariko akasa muto ntushaka kuvuga izina ryanje neza I'm sorry iwacu babarira urabizi ko serumba nabyo rirahari ariko okay iwacu yeza reka nkoresha iwacu yeza warigize no kumwita nyabuvumbu donc ibintu birekera so iwacu heza ntabwo biza kuba intuza so ntabwo uyu mugabo kugeza nta munsi n'umwe yigeze kuza muri space ngo ave muri space ntamumanuye niba mubizi naramumanuye kenshi kuko ntabwo yashobora kuvuga bino bintu kugeza naho yavuze ngo namunye platform niba mubyibuka icyo ni kimwe kangaruke kuri abo bantu Damien muti uriya avuga ibintu ku giti cye icyo kintu kigize nk'idini ntabwo avuga ibintu ku giti cye kuko afite abantu bamwemereramo muri abo bantu niba umuntu aje akubwira ngo ND3 gutyo we nakanwa cye uragira ngo wimuvaneho gute muti ni gute ushobora kwa accusinga umuntu ikintu kandi watacyemera no Senyamwiza amagambo amaze kuvugira muri space yatambutse mwari muhari bamubajije ntago banyuze kuri hano umuhosti wari uhari ibyo uyu mugabo akora urabyemera abanza gukwepa bati no amagambo akoresha n'ibyo akora urabyemera byarangije uyu Senyamwiza mwe ntimuze muvuga amazina hano uwo Senyamwiza avuze ati ndabyemera kuko sindabone bibivuguruza uyu mugabo avuga amateka akatubwira amateka mureke mubabarire dukoresha ine mushaka kujya ku kintu kive mu kirandure ko mubivuge aravuga ngo mu magambo ni gusura mu mandi ukotinga amagambo ye ati aya mateka ko atari uyavuze wenyine kuki mutayemera mwakwemeye ibintu nkuko biri ko abantu baje bikoreye imizigo y'abazungu ko atari wivuze wenyine n'ikimenyimenyi ko oxygene yabivuze mu mateka yavuze kubera ikingu niya mutamwanga mwaretse tukabifata gutyo kuki mushaka kubisha nakantu gatonza nahanga muti kuki umuntu akana icyo ari cyo mukamushinja mukamusunikira ku muntu oya Senyamwiza yemera ibyo uri yakora ari dakoro nabyo mwishaka kumva ko ariko turi kumusunikiraho no nguye ari hano agarutse ku byo ari gushinjwa none cyangwa ku byo ari kwamaganwaho uriya ati iby'u Rwanda ni gute mushobora kudusobanurira ko Felix we yabisobanuye neza cyane abisobanuye mbebe nge njya kubivuga nabivuga nkuko biri ntashizemo kwenyura iruhande umuntu uraza ukavuga ngo ntabwo ngo habayeho ubwiyunge ngo nta nubwo ngo habayeho guhana kwa nyako ngo kuko ngo abatumye bari abantu gukora ibyo bakoze ngo ntibigeze banwa ngo hakombye gutanga impozamarira wowe ibyo ngibi ndabisubiye mu kanya ntabwo ari ukwataka ntabwo nataka umuntu nataza ibitekerezo byawe by'ubuheza nguni urimo gushaka kuzana hano ariko birimo n'agasuzuguro birimo no kuzana ntabwo uzi imvune byatanze ntabwo uzi imvune byagize kugira ngo ubone abo bantu aho bari uyu munsi n'ibyakozwe uramutse ubizi ntabwo ntekereza ko aya masaha ushobora kuza ahangaha ngo uvuge ngo ibyabaye urabinenga kuko ntabwo babikoze kuko wowe ubyumva n'amarangamutima yawe wabyumva ntabwo ntekereza ko birabintu kugira ngo igihugu kigere aho kigeze uyu munsi ubwo bwiyunge bugere aho bugeze ntabwo ari ikintu cyavaye mu marangamutima y'umuntu nari kuvugana n'umuntu ejo bundi nari kuvugana n'umuntu ari kunyiganira uburyo His Excellency ariwe wazanye idea yazanye idea y'inkiko gacaca kavuge kuri aka kantu azanye kino gitekerezo haza abakonsulta b'abanyamahanga igitekerezo vuga ko bidashoboka igitekerezo agitwara mu nteko igitekerezo bamutera utwatsi bamubwira ko kidashoboka haza abanyamahanga bamubwira ko icyo gitekerezo kidashoboka iki gitekerezo agitwarira umuntu yari yagihaye ngo agitware mu nteko ni Muzehe Tito aragaragara aravuga ati subiziyo wari ukuye bari banyishe ibintu ntabwo bishoboka abacurabwenge b'abanyamahanga bari baje
icyo kintu ngo bagitera utwatsi. Perezida aravuga ati niba abo banyamahanga aribo bashobora kubisesengura bakabitera utwatsi, nitwe ba nyiri ikibazo, reka abanyarwanda babyikorere bagitwaye mu nkiko babitera utwatsi. Ariko end of the day bagira consistency, we kugira icyo aravuga ati oya murabyanga, ariko niyo nzira yonyine ishobora gukora. Umusaruro byatanze mwarawubonye, ariko kugeza n'umuntu wa hafi yegereye yari yamuteye utwatsi. Maybe ntabwo byari ngombwa kubizana hanga, ariko ndashaka kugira ngo wumve se Nyamwiza amajoro n'urugendo byatwaye kugira ngo iyo ntambara yo kurandura iki kintu no kugira ngo ubu bwiyunge bubeho byatwaye. My brother, hari speech ya perezida avuga aganiriza abantu be ngo intambara ikimara kurangira wenda bakananura barabizi cyangwa barabizi abandi bari bayirimo. Intambara ikimara kurangira bakimara kubohera igihugu baravuga ati dutangiye indi ntambara nshyashya kandi igoye kurusha amasasu. Ntabwo kubaka igihugu kitari gifite aho gishinze, aho kiri igihugu kimeze nk'ikibuga cy'umupira, ntabwo waza gushyira comment ngo ufite ngo ibyo bakoze ntabwo ariko bagombye kubikora. Aho ngaho urakasa mutwe numiwe, maybe nje nabyumvishe nabi. Narangiza umuntu yavuga ati sigaho ibyo, umuntu ari gufata umuntu akamusunikira kuri kositu. Oya, amagambo yawe yahindure ushyiremo inyoroshyo, ureke kuza kunenga imvune z'imyaka ingana gutya. Reka tuveyo. Ntabwo nawe usinze uriya mugabo kugira ngo aze acengeza ayo matwara kubabizi namwamaganye mbere na mbere, wenda abantu bagurutse cyane muri iyi minsi kuko ageze n'ahatunga urutaka aho batarutunga. Ariko uyu muntu namwamaganye nkimara kumva kivana ijambo mu kanwa azana ibintu by'amoko. Godfather iyo bigeze ku bintu by'amoko njyewe aho ngaho ndafurutwa. Ndimo gusoza ngiye kurangiza. Nageze rero mbabwira nabwo nti kuki abantu mwakandagiye hanze mukaba muzi ikintu bita racisme y'uruhu, bakuziza kuri umwirabura undi bakamuziza ko ari umwara batera cyane. Mwaruzwe n'iki kugera aho ngaho mukareba ibyo bintu uko bihari, mwe mugasubira inyuma mu mazuru n'ibyo bintu kubera iki mwaruzwe nande? So ibintu nabyamaganye kuva kera jusqu'à aujourd'hui. Uyu mugabo sinigeze mwibaze ibyo bintu muri kuvuga yakure agashyira mu magroupe, ntabwo yabitinyuka kuko arabizi ntabwo bikunda, ntabwo yaranenyaga by the way. So kubana na space rero ntabwo namuhaye platform kugira ngo azacengeze ayo matwara cyangwa afugiremo uwo mwanda. Iyo yageragazaga no kubivuga naramutumuraga kugeza naho yazaga akagira discipline, yatagiraga naramwirukanaga. Naho kuri aba bantu rero bandi n'aba bantu bavuga ngo bakorana nawe, bavuga ngo bakorana nawe nibivugwa, nta wabishinjije umuntu, nta n'uwaccusing umuntu. Ahanga ndi gushaka gusubiza abantu bose muri rusange kuko baravuga ko abantu bashatse kuvuga bakabasunikira hariya. Oya, ntabwo ariko bimeze. Nge ntabwo nafata umuntu ngo mwaccusing. Ibi bintu niyo mubyibuka space ya mbere twakoze tuvuga kuri aba bantu uriya muri Canada nani uyu mupapa uvuye hano ninde iwacu uyu mumama wari kuvuga, ntabwo ngiye nigeze mwaccusing kuko nige umuntu wamuzanye mu kanwa muri ibintu bwa mbere. Naravuze ngo biravugwa ko bimeze ukuntu ndagusaba mbabarira uzamuka ubivugeho ushyireho umucyo, ureke kugendera muri aka gatebo. Ibi bivugwa umudamu namwinginze hafi amasaha 2 namubyibuka muri space recorded. Yaraje biranga bigera naho uriya musore Wilson aza akamuhamagariramo. Njye nabatwariraga kurumva nari narakaye bitewe n'amakuru nari nabonye, natwariraga abarundi bose mu gatebo kamwe mvuga nti musige ibyo mu ntabwo ari byo, ntabwo nshaka gusubira muri biriya bintu byabaye. Soza rero Felix abivuze neza cyane n'abandi bamubanjirije, nta mwanzi uba muto, ariko simbona n'umwanzi mutoya uzana amoko, uzana amacakubiri ukageraho naho uza kujura ibintu bakoze. Uwo mwanzi ntabwo ari muto, ntabwo uwo mwanzi ari muto. Noneho ahangaha hindutse akasa mutwe numvishe ko hari abandi bantu noneho bagirana communication akorana nabo. Ngewe uyu mugabo uburyo yavugagamo numvaga nta wundi muntu utari uwo muri iryo dini ry'abayahudi babo ashobora gushyikirana nabo. None niba agera hajya kuvugana n'abandi bantu kandi yirirwa yitwa ikizira. Radio Inkingi RTRM akasamutu tugaruke gato, aravuga ko aba bantu tugende gakeya ibintu muze guconnectinga. Aravuga ko aba bantu ari ikizira, adashobora guhura n'abarabikoreza b'imizigo, yarangaza akajya kujyana n'ibiganiro. Reka mbabwire, ntabwo ntekereza ko
kuvuga ku bumwe bw'abanyarwanda bisaba kugira ngo ube uri umunyarwanda, kuko ibi ngibi birenze ubunyarwanda. Hari uwabivuze aravuga ati ibi ngibi byamaze kuba, ntekereza ko ari cyamaze kuba n'icyitegererezo cy'isi na Afurika gusa. So kubivugaho rero no kubitangaho urugero ko ari ikintu adashobora gutungaho urutoki mu muntu abiregeye, ntibisaba ko ufite identite runaka. So uyu muntu mu by'ukuri nahinduka azahinduke, ariko natanahinduka azabona hapfumurira. Tekereza bashubije naho abangaba ntabwo umuntu yigeze abakyuzinga kuba bakorana nawe. Havuzwe ibintu ibiriho biravugwa, none tujye kuvuga ibiriho, ibyariho biravugwa. Kuki mwumva kuvuga mu kuva ko umuntu afashe umuntu akamusunika akamugira aduye? Ntabwo ariko bimeze. Urumva ari njyewe nshobora kuzana banyise aduye igihe kingana iki? Ntabwo ariko bimeze. Ariko niba umuntu avuze ati ibi biri kuvugwaho n'ibi ngibi, ntabwo ari urukiko, ariko mwo gacwa mu bibiri kuvugwa n'ibi kubera iki kubisubiza akaza akabinyumuza ibi ngibyo b'intambara? Kuki atuma abantu bo kuza kumusubiriza avuga ko atari we kubera ko ataza akisubiriza? So ngayo nguko mwakoze kuri space, ariko nta muntu abantu adashobora gufesinga. Ntabwo ntekereza ko ari umuntu uri hejuru y'amategeko cyangwa uri hejuru yo kuvugwa uzanyerera bazamugarure, uzagira gutya bazamushyira agahwituzo. Nanjye ntikuyemo nuko bimeze. Gusa thank you so much. Ndabona timu yarakuze. Felix namwe Kananura musubije amaso inyuma mukareba ibi bintu bitangira ahangaha, iyo tuza kugira amahirwe akaba hari imbaraga nk'izi ngizi zihari uyu munsi. Iyo muza yituza kuba kiragiye twa dufite imbaraga zingana nk'izo ndi kubona uyu munsi, aho umuntu azakatura akavuga ati ndahangaha n'ubuzima nawe, ariko ntabwo uzigera utunga urutoki gushaka gusenya ibyubatswe. Abaje hano bamwe barakubitwa baragenda, abandi bagira consistency, ariko ndashimira ko aya masaha noneho kuri sayidi isenya izi mburamukoro umuntu ashobora kuzana akavuga ati no ndahari ndaha, ndetse n'uri akagenda akamishoninga amazina arenze 3 y'abantu bashikamye kwanga ko ari umuntu utunga urutoki kuri ibyo byubatswe. Ndabashimiye. God bless you. Gusa we are here kandi duhari dushikamye. Mugire umunsi mwiza. Wakoze cyane host. Thank you Kasamutwe. Kanda arahari? Muranyumva? Yo mwanya wawe Kanda. Ndabasuhuje mwese abavuze n'abatari kuvuga bari kumva ibitekerezo byiza. Mbonye ntabwo ndiye ikintu kimwe ngiye kuvuga, wenda bitari buze bamwe batumva neza. Ibyo avuga ni bibi, kandi ngiye nabyumvise bwere ubundi ngo namenye ko yatangiye kwata ku Rwanda na perezida wacu. Numvaga rimwe na rimwe avuga ngo abayuda, ngo turabayuda iki, kumva ari ibitekerezo bye, ariko gutandukira ibyo ni azabibaza. Ariko ndagira ngo ngewe igitekerezo cyanjye, abantu bareke kubatiza umuntu bamuhereza muri batisimu. Baziri kubona mu baraje barabihakana, twebwe dushyigikiye ibi n'ibi barwanya ibyo avuga uriya mugabo, mu gihe umuntu batari babona ibimenyetso ko akorana na kusa. Nitumusimikira umuhereza abambaye azagira imbaraga. Niba mushaka kugira ngo imbaraga zafite zirangire, mu murwanye wenyine, namara kunanirwa abandi bakorana nabo bazamubinyuma. Kubera ko iyo umuntu ukomeje kumusunika gukorana na runaka agera mu mutima ukamuvamo, none akagateka reka nerure, akagenda akiyenurira kuri wa muntu ngo ubundi barakumpaye, reka nemere we data muri batisimu, tuyoboke ibyo uvuga byose bijye muri bwo n'abandi tabyemera. Urugero, reka ntanga urugero ku muntu wenda utari burakare. Minisita ashobora kuvuga ibintu 50, 10 bikaba ari by'ukuri, 40 bikaba atari ukuri. Ntabwo bivuze ngo ninza hano ndavuga ngo byose ntabwo mbyemera. Nabwo ati bimwe ndabyemera, ibindi ntabwo mbyemera. Ntabwo byatuma bavuga ngo ndi umwambari. Nimba mushaka kugira ngo ibintu birangire, uriya kusita umuntu urwanye wenyine, uko ibyo akora ntabwo byemewe, nibyo gucamo abantu mo kabiri ko nabyumvishije. Ariko n'umuhereza abantu abana muri batisimu, azagira amaboko, azagira imbaraga, nabo abantu biharamagara bagende biyenubire muri bya bindi bamukurikira. Icya kabiri ndisorezaho, iyi space yari space yo guhuza abantu, ariko kuko I think ni bakanura bavuze, ntabwo ari yo kuvuga ngo ndabona umuntu ahostinze abo umunyagitugu yangiye ko abantu bavuga. Umva ibitekerezo by'umuntu natana umugarure, n'abandi bazaba hari bateze amatwi bamuhanira aho ngaho. Niba kabiri ugakuzengera kumubaza ijambo, nkuko bari bavuze, nabwo tufata bigereza bamwita amazina ko arahagarara, kubera ko yarazi ko ibyo bamuvuga atari byo.
ubu babonye ko ibyo bamuvuga atari byo. N'abandi nabo hari abantu ntabwo bafite imitima imeze kimwe, bo bavuga ati wowe uri iki n'iki, agacika intege agenda kandi bikamusunikira kuja gushyigikira wa muntu kandi ataramushyigikiye. Murakoze. kandi urakoze cyane. Yes, Senyamwiza urashobora kuvuga nawe. Urakoze kumpa ijambo. Nuko nakomeje kugira ibibazo bya network n'ubu byabaye ngombwa ko ndinda guparikinga ku muhanda kugira musubize ibintu bimwe na bimwe numvise abantu bariko baravuga. Hariho byinshi numvise n'ibindi numvise. Nk'ubu ntuzavuye ngaha uyu Godfather araje arakiza umuntu. Kwanza iyi space ziba yigira gatatu, ya mbere zibiri za suka zagiye, ibyahavugiwe ntazi ko byatanguriye nuko byagenze. Ivyo nemeye ko tuhuriza ko cyangwa nemera ko ivyo ko sitavuga nabivuze ko ari ibintu bijanye na kahise. Kugeza ubu ko ntegereje umuntu azuza kumvuguruza cyangwa amuvuguruze anyereka ibindi, ico kiwe kiragiye. Nayo kubijanye politike y'u Rwanda sindamushinzwe cyangwa sinemeranya nawe, kuko jewe politike y'u Rwanda ndayizi. Godfather ariyatuye ngaha, araje siwe wenyene, namwene nabandi bose baje baza bashira ko kwanza ubusirikare cyangwa uko narabaye inkotanyi. Hari abantu benshi babaye inkotanyi ngaha kandi benshi turi kumwe ngaha, hari nabo mbona hano. Nta numwe bashira ko iyo etiquette bayizana. Kubera iki bayizana kuri jewe? Ibi bintu tubimazemo iminsi. Rindira gato, nta muntu numvise bidentifying nk'umusirikare hano. Uretse gatoya abo uri kuvuga ubanza batari muri space nabyo bitekereza. Okay, go on. Oya, nuko amazi iminsi agira kampeni. Byatanguye batwagiriza ko turi abatutsi bo mu Burundi twica abantu muri Kongo, muri leta Tabara, ngo turi muri leta Tabara twisha abanyamurenge. Ibintu bihabwa aka kazi kabande kahawe suka. Hariho abantu batwemereye ko bazodusambura. Ni ntambara imaze iminsi igendera mu process. So rero ni ibintu rukurikiza. Ivyo bivuyemwo haza n'ibindi byo kuvuga ko twe turi abasendede. Abo batwagiriza bakatubwira ko tuja no mu Burundi turonka n'amafaranga. Ububajije none wowe uri mu comptable wa service de renseignement y'u Burundi ya documentation. Ni campaign iri kurakogwa ku mitwe y'abantu kubazivya no kubanumya. Ibi rero ni coalition twise ko ari primitive y'aba parpe hutu, uko twe mu Burundi turanavyemera no kunabivuga. Ivyo abatashaka kuvyumva niki. Rero aba bantu baza bakishira hamwe kugira abazivye umuntu, banumisha umuntu. Nk'uyu Godfather araza akiyatura, akaza agashinja ziri ku nama, ntanamuzi, ntaranamubona. Sakaza aba yahawe. Nibi bavuga bashaka umuntu avuze kuri Kositu, baca bashaka bamungerekeko. Plan yo kumuzimya Kositu yatanguriye kwa Godfather. Ahubwo birantangaza no kubona no musakivuga ababatuma turabazi. Turazi n'impamvu babivuye ko bo abandi kiraka babaha aba basuka nabande naba ATM nabande kuba. Senyamwiza, ndumva tugiye mu bintu byo by'amalgame yo ku bintu byo kuregana. Iyi space je impamvu nashyizeho nukubera ko hari izindi ebyiri zabanje kuza hanyuma ziracikagurika. Je narinzi ko uje gusubiza bimwe mu byo abantu bavuzanga, ariko ndumva uri kugira biri kugenda birenga bize mu bintu birebire cyane. Gerageza uhine kugira ngo nabandi bashobore kuba bazamuka, just uvuga ikintu. Wamyutiza. Sasa ariko none ariko reka mbaza ikibazo. Okay, hari abantu bemerewe kuvuga uko bashaka, n'abandi umuntu avuga akaca bamuzima. Nk'ubu jewe kugira amare 30 secondes niko navuga ikintu muca mumpagarika, mubaramanura baragira iki? Reka ndakubaza, uretse gato twumvikane. Nimba ufashe ijambo ukawushaka kuvuga kuri minisitiri ndi kubona hanga, it's okay. Niba ushaka kuvuga ku byo Kananura yavuze, it's okay. Niba ushaka kuvuga ku byo Hoba yavuze, it's okay. Byadamye ndababona hanga kuri space. Ariko nushaka kuzana ibintu birebire by'ibindi bintu by'amaspace ntituri bivemo, ntituri birangize. So gerageza uvuge kuri suka, uvuge kubona hanga mu munota umwe hanyuma dukomeze. Yes, sawa. Okay, urakoze.
ibyavuzwe navuze ko havuzwe byinshi sinari mpari kandi ahanini byinshi bihagaze kuri inde kuri Kosito nasobanuye inshuro nyinshi ko tutari kumwe tutanavugana nawe sindi kumwe nawe icyo ni kimwe umuntu yumva ashaka kugwanya Kosito akabona nitambitse mu muhanda ngo ndamubushije kumugwanya arakoresha ashaka abagwanya u Rwanda ndazi benshi hari nabo twabonye baca mu ndege bagenda nta n'uwamenye nuko bageze mu Rwanda nabo ubwabo bene kubagwanya ntibamenye ukungere bageze mu Rwanda sibyo kandi bashaka no kubatwara sinzi ko barize gusaba ibyumviro hano mu maspace kuko bazi ko abantu bagwanya u Rwanda navuze hano turi ku mihanda abantu bavuga buri muntu agatanga icyiyumviro cyiwe muga ntitushirane mu mifuko abantu na bamwe n'abandi u Rwanda rufite ububasha n'ubushobozi bumaze kugwana n'abantu guhangana n'abantu bareze Kosito mugabo ntuzoza ngaha umbwire ngo umuntu aza kumbwira ngo Kosito yavuze ngo Israel iraje Israel no itegeka come on none nk'umuntu nk'uyu aza kumvisha ibyo bintu ngo Kosito yavuze Israel yavuze jewe nce ndabyemera we nuwabishira mu mutwe wawe it's fine ubwonko bwawe bufite ikibanza cyo kubyakira ariko ubwanje nta mwanya ndabifitiye ninakubwira sindabyemeye ntungite ngo turakorana na Kosito my goodness eba urazi n'ibintu nta muntu ndi busaba ijambo nishaka kuvuga ndagenda nugurure space murakoze Senyamwiza ni kananura hano kazi mubaza ikintu kimwe igihe abivugiye muri space zawe wigeze umunyomoza kangahe urashobora kuzana space zirahari nyine ubu nawe ugiye kuvuga ko nanje ndi mu bagwanya u Rwanda kubera yabivugiye muri space yaje ibyo ntubinamikemo ndakubwira ndakubaza turaganira hano sibyo ko ibyabereye ku Karubanda bemeserwa ku Karubanda aho ngaho tubiganiraho anga genda gaceya ruhutse imitima nta byacitse kandi ikindi mu Kinyarwanda ngo nta mugabo usaza adasebye bibaho mwana wa mama icyo ngusaba ni kimwe muri space yawe wibuka ibyavugiwemo umunsi nzamuka ngiye kuvuga turaje wibuka ibyo wambwiye wibuka ibyo Timba yavuze abamukurikiye bakamurasaho hanyuma se uwo mugabo witwa Turaje yavuze iminota 45 mbere ko bamustopa hazaho Timba je waza undi umuntu aramugira ate aramustopa hagaruka Turaje avuga isaha yose muri space yawe unashinja ko naje kwangiza space yawe biriho it's recorded so my brother ubungu wangana nukumesa kamwe nugusa sinzobe ko tuganira mu Kinyarwanda so ibyo mukora ibyo dukora murabireba ibyo mukora turabireba let's talk like a man so let's talk like a man hanga nta bintu birebire tugomba gusa kujya kubesha abantu orobyose iyo space yaje iri recorded nosaba n'abantu abaribo bose bagende bayumvirize ko yabaze 45 minutes ariko aravuga ku by'u Rwanda kandi ivyo yavuze byari bijanye na topic yari hari kuri uwo munsi ntabwo yigeze nta narimwe ajya muri topic narimwe aza mu bye wibrandinga yivuga we ubuzima bwe yatanze yavugiye yuko ngo Perezida Bagaza yamubwiye ati wowe uri umugabo wakasamu tuteye ubwoba wararasize imyaka 3,000 uwo ni umugabo ni umugabo ugaye intwari ziwabo niwe murundi wenyine ukomeye mu Burundi niwe murundi wenyine mugomba gukurikira ibintu arabyivugira muri space zawe jewe akazi ngorora kazi kanyemerera gufata umwanya nkanariza ibintu byavugiye muri space yawe narabyumvise okay ukiba yivuze akihayagisa wenyene ku giti ciwe ndabimubuze ndamubuze uburenganzira bwo kugira come on none okay hari ibintu aza kuvuga muri space kukinge wambujije bwo kumusubiza no we wazanye ikibazo kijanye n'u Rwanda bega turira arahari sivyo Senyamwiza iyo space nari nyirimo ndibuka ubwiye kananura uti wiza kunyicira space yanjye the topic ndiho mfite ndi kuyobora wimvangira ibitutsi ngiye yavutse by'ubumayibo kubera navuze ko ari abasazi kandi uyu munsi prove me wrong ko mutari abasazi kandi wariyanitse ku Karubanda ubundi ikintu kimwe uyu mugabo ari guhakana hano pretext zose yakoreshaga yitaga ngo ni inkotanyi ngo yo yaragwanye so byamuherezaga le pouvoir n'ubugoryi bwo kuvuga ibyo ashaka byose ku maspace wamubwira akantu ngo wewe uravuga ngo wewe uraje ibyo nakora kuvuga numuciremwo
urumva ko abantu bari kuza ngaha n'ubundi nta mwanya nyifitiye n'umwanya bakagira iki Jori wategereje gato hanyuma akarangiza basi na wakati nyuma na sina muda wa kupoteza nafasi poa kidogo arangiza tutufata mu Kirundi baravuga ati ubwa bw'umugabo nibwo buryo bwiwe hanyuma nta udakosa nta utagira igikuru nuko umuntu amenya sezerera agasubira agahaguruka akaja mu murongo mwiza nta muntu hari ibintu usenga mwiza avuze ngo ari umuntu ngo yemeye ngo yavuze ngo azobasenga ngo cyane iyo umuntu hari ibintu factuel bariko baramwagiriza byavuye mu kanwa kiwe canke ibyo yakoze ushobora kurondera ayo makosa kuyata kundi muntu ubwo rero uvuge ku bintu ufitiye fact apana ku byo wibwira murakoze reka tukomeze Sijya mwiza niwe ugomba kuvuga akarangira ijambo rye Sijya mwiza bakwambuye ijambo komeza uvuge Sijya mwiza kuva ko iyo ndiko ndavuga n'importe qui araza akinjiramwo agaprofita Sijya mwiza don't worry in space wana ibyo bikunze kubaho ntubifate as a big deal ariko nuko mutanabaciramo kandi umuntu araza akipermeta akavuga ko turabasazi ntabwo turabasazi kandi hoba yabaciyemo we vuga ibyo uvuga urangize bagusubize kandi baze bavuge sasa ikintu ushaka kuvuga ni kuri iki ibijanye na kosito murashobora kumwevita akisobanura nimba ari no mu rukiko cyangwa ari he akisobanura muga mukareka kumushira ku migongo y'abandi bantu kuko je na jeje nyene ntawo twazananye ndavuga n'umunwa wanje nta nuwo nawutiye so rero ivyo gushaka gufatanya ubu n'uyu cyangwa ushaka no kugwanya uyu imihanda irakubuye murashobora kugenda mugahangana nawe ntawe ubabuje